Turabasuhuje bene data mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya wacu dusanzwe dufatanyamo kwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato by'abakuze. Uyu munsi rero tugiye kwiga ingingo yo kuwa kabiri, ingingo itubwira ngo umurimo wa Yesu. Muri iki gitondo rero ndi kumwe na mwene data Mutagoma Amoni. afatanyije nanjye nzaba mwita Pierre nk'uko bisanzwe. Reka tubanze dusenge. Urakoze data twese dukunda, izina rye rihabwe icyubahiro. Muri aka kanya turafinze kugira ngo uduhe Umwuka Wera atubashishije kumva ijambo ryawe, kandi imigambi yacu yo kugira ngo benshi babashe gusobanukirwa n'ukuri kwawe uyihire. Ngaho rero abadukurikiye bose ubafashe kumva neza kandi bashyire mu bikorwa, twese udukizanye n'abatwumva, tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Reka rero dusabe mwene data Mutagoma Amoni adufashe n'iyi ngingo, ariko abanza natwimitse mu ncamake ingingo twizeje. Murakoze cyane. Ejo twari turi kumwe twiga ingingo yitwa Imana ni urukundo. Hano twabonyemo rwose uburyo Imana igira kugira neza, igirira abantu urukundo ndetse n'impuhwe, kwitanezezwa no kubagirira nabi nk'uko Satani ayirega. Ariko ni ukuvuga ngo twabonye neza ko Yesu yaje kunyomoza ibinyoma bya Satani, yerekana imico y'Imana binyuze mu mategeko y'Imana, ndetse no mu mico yayo Yesu yagaragaje mu kwihangana, mu kugira abantu neza. Ibyo byose byagaragaje umugambi w'Imana ku muntu. Uyu munsi rero tugiye gukomereza hamwe n'ingingo yo kuwa kabiri itubwira ngo umurimo wa Yesu. Izi ngingo rero ziba zimeze nk'aho n'ubundi zubakikanye cyangwa se zubatse kimwe. Niyo mpamvu iyo utize iyo kuwa mbere, iyo kuwa kabiri utayisobanukirwa neza. Rero nk'uko twatangiranye ejo, n'ubundi n'uyu munsi turi kumwe. Reka dukomezanye ingingo yo kuwa kabiri itubwira umurimo wa Yesu. Ikibazo cya mbere kiratubaza ngo ni gute Yesu yasobanuye umurimo we wo ku isi? Hano muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16 kugeza 18, reka dusabe mwene data adusomere iryo somo risubiza iki kibazo. Ni karibu. Reka turebe iri somo. Ni Luka ibice 4 umurongo wa 16, haragira hati: ajya i Nazareti iyo yarerewe. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura, abona igice cyanditswemo ngo: umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri. Urakoze cyane. Urumva umurimo wa Yesu ni uwo nguwo. Umurimo wa Yesu yaje gukora, hano mu magambo yanditse hano nk'uko banoze aragira ati umurimo wa Yesu yaje gukora, yajyaga ajya hose akora ibyiza, agakiza abantu bose Satani atwaza igitugu. Aba bose Yesu yarabakizaga. Yesu akiri mu isi hariho ibirorero bitabagamo iminiho, kubera ko yari yarabinyuzemo, akavura abarwayi babirimo, babirimo bose. Noneho uyu murimo Yesu yaje gukora, yaje kuvura aba bantu, abafite imvune zo mu mitima, abafite uburwayi butandukanye, abafite ibyaha, ababaswe n'abadayimoni. Aba bose Yesu yagenzaga gute? Yarabakiza. Ikibi cyo cyari icyifuzo cy'Imana. Yaje rero gusohoza umugambi w'Imana ku kiremwamuntu. Buriya nyine bya birego bya Satani Yesu yari yatangiye kubikuraho, agaragaza impuhwe, agaragaza urukundo, agaragaza kugirira neza ikiremwa muntu. Kandi noneho yanasanze ubwo rukundo n'impuhwe mu kiremwa muntu nta rugihari. N'ikimenyetso burya umuntu wese ni uw'agaciro mu maso y'Imana. Nawe uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Iti gute? Reka tubihamishe ibyanditswe.
hano mu wifuzwa ibyo byose paje 151 hari amagambo avuga ngo Yesu yabonaga muri buri muntu ubugingo bugomba kurarikirwa ubwami bwe. Buri muntu buriya uhumeka afitanye isano n'urusengero rwa hehe rwo mu ijuru. Ni nayo mpamvu wowe udukurikiye kuri iyi cano nawe Yesu aragushaka. Niyo mpamvu hano dukomeje hano hasi kuri B hari amagambo, hari ikibazo kitubaza ngo nubwo Kristo yari yuzuye urukundo n'impuhwe, ni uruhe rugero rugaragaza ubudahemuka bwe mu gucyaha ikosa? Nubwo abantu tuvuga yuko Yesu nyine ari mwiza, ariko nanone akunda umunyabyaha akanga icyaha. Reka turebe hano muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 39 kugeza 41, ndetse no muri Matayo 21 umurongo wa 12 n'uwa 13. Noneho turebe uburyo Yesu yanga amakosa ayacyaha. Muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 31 39 haragira hati, Yesu aravuga ati, nazanywe muri iyi si no guca amateka, ngo abatabona barebe n'ababona baume. 40 Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvishe ibyo baramubaza bati, mbese natwe turi impumyi? Noneho muri Matayo 21 umurongo wa 12 turasoma n'uwa 13 haragira hati, nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati, byanditswe ngo, inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Urakoze cyane rwose. Ahangaha urabona neza yuko Yesu yafuhiye inzu y'Imana. Niyo mpamvu ari nako afuhira n'umutima w'umuntu igihe abantu bari kugenda bawushyiramo ibidakwiriye. Kandi n'ibyanditswe bivuga ngo muri isengero z'Umwuka Wera, nimba Umwuka Wera agenza gute akorera murimo. Hano hari amagambo avuga ngo Yesu ntiyigeze yirengagiza ukuri, ahubwo buri gihe yakuvugaga mu rukundo. Igihe cyose yabaga ahuye n'abantu bakoreshaga uburyo bukomeye bwo guhangana n'ingorane, kandi iteka ryose akerekana ubugwaneza no gutekereza neza. Ahangaha birumvikana yuko Yesu yatubereye icyitegererezo, haba mu bikorwa ndetse no mu migambi, ndetse n'ibyo dutekereza kuzakora n'ibyo dutekereza gukora uwo mwanya. Yesu rero yatubereye icyitegererezo. Ese nawe muri aya magambo wagira inyunganizi utangamo muri aya nkagezeho? Biragaragara neza yuko Yesu noneho muri iki cyigisho cya kabiri kivuga ngo umurimo wa Yesu, biragaragara neza yuko Yesu yerekanye umurimo we ibiwugize. Ubu ahangaha batugaragarije yuko umurimo wa Yesu ugizwe n'ubutabera n'imbabazi. Imbabazi, ubutabera. Imbabazi zo gukiza umunyabyaha, ariko n'ubutabera bwo kugaragaza yuko Imana itishimira gukiranirwa kw'abantu. Hano ageze mu rusengero ahirika ibintu byose, arababaza ati, ariko ninde wababwiye yuko inzu ya data ari icumbi ry'abambuzi? Ntayihinduye isenga y'abambuzi. Biragaragara yuko rero mu mbabazi z'Imana, burya Imana ntijya yirengagiza ubutabera. Aha rero iki kintu rwose tucyumve mu murimo w'Imana, imbabazi z'Imana zigendana n'ubutabera. Murakoze cyane rero kudufasha kuri iyi ngingo, kandi ni iby'ingenzi koko twumva tugasobanukirwa Imana icyo ari cyo, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, ariko tukanongeraho iri jambo ubutabera. Ibintu byose rero bijye bikorwa neza muri gahunda, kuko kumenya Imana mu mbabazi ariko ntuyimenye mu butabera bwayo, yuko itishimira gukiranirwa n'icyaha, nabyo burya ni amakosa, ntabwo umenya Imana mu buryo bwuzuye.
Imana rero ibaha umugisha abo twabanye, kandi tuzakomeze kubana muri ibi byigisho. Mujye mukora share, muryohererezanye, mwibuke gukanda subscribe kugira ngo buri gitondo icyigisho kibagereho. Murakoze cyane, ibyigisho byacu nakagaruka. Imana ibaha umugisha. Akoze namwe.